Ndi papa Sava. Si umuntu ndi kumamagana inshuro magana angahe ntabwo ari kunyumva. Urankubye? Ariko uyu muntu azi ko ntamuzi ahari. Shaburetse. Umuntu kuva mu gitondo anderega duhana gahunda twari dufitanye gahunda dore amasaha ageze amaze kurenga amasaha angahe kuri gahunda twari dufitanye ariko akunyitaba akankupa shaburetse. Ubundi igeze ahangaha niba yarangiye ugira ngo sara gisigaye ubaka gasigaye nawe bagakora babitubisoza ntabwo nabyigiye ubundi ibingibi akantu ko kwiguvuze ro kaba ariko ubundi kwiga kuyifungura byibuze iyo uri umuntu ufata vuba abara ameza ye abiri butuma gufungura yego none ntabwo shizeho na stage aho gakora ndi ya stage ariko dusomesha babonye byabaye kwipfundikiye pfune uru rupfuko ubundi ruba rufite amazina yarwo ariko ibyo bimamana patro yego sha noneho nkahita nkora icyo bita ibi nabyo rero byo kwisuka karame boss ni sawa hanyuma uko ngiye mu nama rero abakiriya bitaho wabibashije noneho yabishoboye man rero kumye byitoze nawe undi mu specialist nzaza yego murakoze yego murakoze cyane boss ubu kira ngo sare cyo gisigaye tayari ubwo ngubwo byari tayari urabirangiye ariko kiriya uyu munsi wazanye umunsi mwiza umunsi ze sha barawuzana nawe ugira amashyengo ufite umukiriya ate mwiza kabisa umunsi barawuzana ngaho yameza abiri wize sha rero iyo bigenze gutya ako se nimwiyongera mu kanya turaniyongera ariko ntibikugore hanyuma rero ntibikugore muhita munakubita nawe nyine terura kumukubitisheho ku buzima bwacu ku buzima bwacu hanyuma se shyireho yayandi yo amaki yandi yo hasi nyine nawe nta kibazo se kuri yandi yo hasi amaki ariko se mano mubwiye se speciality ariko uyu munsi ntabwo ubona uyu ni umunsi mwiza wacu uyu munsi wazanye ni mwiza kabisa ariko n'umuvugishwa umunsi urasa niko mbano wahoshe kunyama nako uyu muke reka twotinda genda urebe igisamake cyiza igisamake kikiro n'inusu isamake nziza ifatika sibyo tene kiro n'inusu turanye iyo twasigaza nta kibazo hanyuma se kiraho gasenda se iri cyumba kiratunganye nimugire ikibazo oya ukazane ku ruhande nta kibazo gasenda ku ruhande kuko sheri arwo kundi rusenda se okay onese ubuko okay ahubwo ushyiraho n'amafiriti abiri ifiriti ebyiri sibyo sheri igikoni cyanyu ni sava igikoni cyacu ntabwo ari sava ni sava byeterebye ariko nanakwereka ushatse ariko sinanamwereka se nanamwereka igikoni ukora sha genda ukora ibyo ukora nyaruka sawa muryoherwe boss patro sawa nawe uryoherwe aho n'umururumba wakwishesha sheri wahabonye hano ni heza cyane duhara amahumbezi kuri pe umwuka mwiza hari byonzi erega kuri uyu munsi nagomba kugusohokana ahantu heza hasobanutse si byose neza cyane ako disimo kugenda wa mwiza cyane twongere
kararyoshye wakumvishe akara niko naguteganyirije basangira kuri uyu munsi akurimo kugenda uba mwiza sha urimo kugenda ubyibuha it's all about grace yes yo ndagukunda arakoze cyane ndagukunda nawe se yo byiza cyane ariko sheri uzi ko umva ndimo gutekereza yavanise waza gupropose abanyeretse ababyeyi ntaki aba nibo babica ibintu batangiye guhamagara niko se sheri kameme ngwa ku mutima pe umva ndanezerewe cyane murakoze cyane arimo kukubwira ndumva ashaka kuzagupropose ariko sure sibyo se rwose nanjye nkagira nkaritera televise ukaritera neza neza risika mu kamera akose rero aba ni ba bantu b'abakomisiyoneri birirwa basakuriza umuntu yandangiye inzu sinayishima sinayikunda ariko do na n'ubu aracyasakuriza simba kutera oya tubyore biriya yego nyine sheri ikindi nyine ahubwo njye ntabwo nzatera ivi numva nzarambarara gutya zarambara nuko urambara umva nkubika inda hasi aho kujomba ivi cyangwa uzagarama umukeri nawe ariko ukunda kugarama urabikunda cyane urabikunda pe ya ariko disi we ninjye ufite umusheri koko ako si shiri we mutaki ufite byongo dore uyu nguyu nawe uyu nguyu namuhaye ariko arashaka kumbaza ngo gahunda yo gukura ubwatsi yitawe nta kibazo nase ko nawe umukubye ariko sheri nawe bari kuduca mu kiganiro cyacu nta kibazo wakumvikisha kukubwira ya turi kumwe neza amatwi icyo umbwira icyo yambwira rwose nta gaciro gifite si byose wambaye neza ariko nawe wambaye neza uzi ko twajyanishije we ego uyu munsi ni uwacu ni uwacu severante ariko se nanjye sheri reka mwitabe nta kibazo sibyo it's okay kiriya ifise hangane gato agiye hanze kwitaba tube tumutegereje ngombwa se ko wicara mu mwanya we ni ngombwa ko wicara mu mwanya we dutegere none se wakwicara wenyine hano ntabwo bibaho ntabwo ubizi se nta mukiriya twemera ko yicara no wenyine noneho byibuze iyo yazanye n'umugabo ahita haza undi mugabo mugenzi we akaba amusimbuye reka mbe musimbuye by'agateganyo noneho mu byo mwatojwe n'ibyo birimo ubundi ikintu bita atirere kiriyate nta kantu kibanze mu isomo tuba twarize ko bitari ko wazana akarahure kawe byiwe akarahure kanjye kareka akarahure k'umusheri wanjye usangira nawe gute umva mubwire umva sheri ni ukuri tuza humura nta kibazo ninjye nawe turi kumwe tu si byose oya sheri umva musobanurire humura umunsi n'uwawe njye nawe ngo oya umva ngwire turimo kuvugana n'abantu ibintu bijyana n'ibibanza mbega n'ibintu birimo amafaranga aje ngo umva icyo musobanurira wowe ariko kweri urabona we nzagushobora kweri ndakuvuga ngo niwo gupanga diru y'amafaranga ndi muri gahunda ifatika ejo cyangwa ejo bundi bizatugirira akamaro
urancanga urangora cyane isaha naguhaye niyo ufite iki urimo gushyuhaguzwa kubera iki oya wowe humura nta wundi ariko se uraje uje hehe ko ndi bugusange twahavuganiye ko turi buhurire umva none se wowe ibiti none se ko kujigiye kitaraje nese kutanyishimiye n'iki kibazo none se wowe ko nakubwiye isaha ariko se asishira wowe wumvaga ndi bukomeze niciye mu rugo nta kindi kintu mfite cyo gukora kandi mu munsi no wacu menye isaha rero kandi iyo wibahereza gahunda nese uri gukora iki n'ubundi isaha twari kuza sara handi hano narira atari hano oya ntibishoboka ndi kumwe n'abantu b'ababosi turimo gupanga gahunda zikomeye nese shora urabona nsebetse nambaye nabi kurya nagusebeje umva ntabwo wansebeje ariko nawe menya ko ndi muri gahunda ntabwo isaha ziragira umva nta kibazo wowe turinjirana sibyo noneho nicare kuri table yanjye nkurindire urangize inama nunda yezo nsangaho ariko se waba ugiye sheri bite wowe ni byiza makuru SAVA sheri siko komande byari bimaze gutungana twajya kurya komande se ngwinde ko wiruhutsa nta kibazo rwose nta kibazo na kimwe okay kwagenda nyine uretse kandi nyine nta kibazo ariko ntacyo rwose ako muri kunkinira filime ndi kuko bazakwisende none se ariko bisanzwe nta byahatari biri bisanzwe gahunda se sheri bisanzwe niba bishatse gusobanura iki nyine bisanzwe biki rwose ntabwo ari ibintu bikaze ibidakaze ni ibyaheye se nyine ko ntari kukumva ubaye iki izo sheri biki bite byanyu ni byiza ahubwo se biti tuseka ubufasha ninde se musaza wawe ni umufiyanse wanjye ko nanjye ari byo ndirimbo numiwe ni umufiyanse wanjye ako ramaze uruzura ariko se iyo turakora reba inshuro zose naguhama dukora ngiye nkorana nawe hehe muye kampani none se inshuro zose nagombaga kuri telefone urankupa umaze kumva nkoreza message nk'igihumbi nta nimwe ushaka gusubiza wanga kunyitaba ugeze ushiraho naho ko ushiramo kode kugira ngo ntaguhamagara ni gahunda z'akazi ushiramo kode nta n'isoni nimero yawe yindi yo wanze kwitaba reka sinakubwira ese ubundi buri mu biki mupfana iki n'uyu nguyu ahubwo se mupfana iki ni sheri wanjye inde wumve ngo nenje kuri Saint Valentin nanabyambariye akora amaza uruzura ariko se nyine ko dukorana hari ibindi bibazo ukorana nande ukorana nande no se nyine ukorana nande hehe aba nabahe ako urabaza ngo aba nabahe nawe utazi yose unesha umutwe umbeshya ngo urankunda kumbura ngaro kumwe n'amahabara yawe imyaka ingahe akora amaza uruzura imyaka ingahe nuko n'urugabo rw'ibitama rw'urudigi ruhagaze aho ngaho gusa rwirwa rubeshya abantu urabeshya urabeshya abantu bose uzabeshya se kugeza ryari uretse no kuza ariko ndanasenga ahubwo waramenetse